mbona muri guhangana. Okay, nge naramusabye aranyima niwe wamusabye arakwima? yego nge se yari nayo yari kunsaba nkamwima gute namwima ndi kumwimira iki? Waramusabye arakwima? Ingo sha Kavuna ibyo bintu uri kubyumva ute? ngaho nyine dusoza ikiganiro. Oya nta gusoza ikiganiro nyine. Oya mbwirire anyimira iki yazampa bari kunyima kubera iki? Ntukajye unsakuriza ayo mukobwa. Muvugane basi we. Akanambabarira mujye mumvana mu bintu nk'ibi. Nta nubwo nyikeneye kuvugana nawe saha izi ngewe. None se Dina Ndakumva. wamusabye iki? Namusabye iki? Urumva namusaba iki se afite icyo ahubwo? Dina washatse content ukora ukamvana mu bintu byawe ukamvana mu kanwa kawe ukagira imana. Narakubwiye ntisinkeneye kuzongera kuvugana nawe ukundi nta nkeneye no kumva ijwi ryawe. Ahubwo sinzi n'ikintu kimpuje nawe sinzi. Niba udakeneye ijwi ryanjye se kuki ukoresha izina ryanjye mu bintu byawe? Wagiye ukora ibintu byawe mu buryo bwawe washatse content ko umaze kuba umusitari. Content ndayifite ahubwo ni wowe uri kuntwarira umwanya bitewe n'amabi yawe. Urabizi ibintu byinshi twagiye dupfa kuba kuba waranansenyeye urugo byose urabizi. Rega ibyo bintu reka ntuzongere kuvuga ngo nagusenyeye urugo, wowe nta mugabo utaguta. Narabikubwiye inshuro nyinshi, nabisubiyemo kenshi. Kuba rero umugabo yaragutaye ari umugabo wawe ntago ari ngombwa ngo haboneke umuntu ibyo bintu byegeye kwaho. Uri kubinciraho nge navuganye nawe nziranye nawe. Urabizi ko kugira nsenye urugo rwanjye ko nawe wabigizemo uruhare. Ni wowe ukuyemo na rinete abanyamakuru. Ariko buretse abanyamakuru bara rero abanyamakuru barenganya. Ntago ari njye ufite iki kibazo. Ariko nshobora kuba ari njye nyine uje kuri kamera nkakivuga. Kavuna mwabaye muteme. Kavuna umva nkubwire, abanyamakuru bose si kimwe. Hari abanyamakuru beza, hari n'abanyamakuru babi. Hari abanyamakuru batarazamuka ngo babe babi, hari n'abanyamakuru bazamutse babaye babi. None se Kavo byagenze ute ko nawe wamugeje numva ngo urashaka ikiganiro gitaraganya byagenze ute? Oya man mfite man kamubwire bro. Hari ibintu birenga umuntu. Hari ibintu bikurenga ukumva man uziko simbizi Imana ize kuntiza imbaraga ikiganiro kirangire sibyo. Byagenze ute se Kavo? Ako kamubwire hari kuki muri abana babi, kuki mwahindutse, kuki ese murashaka ko ibi bintu mushaka kuyobora ibintu simbivuye gute, mushaka kubijyana mu wuhe murongo, man? Ibintu mushaka kubikora gute? Mufite gahunda bwoko ki man? Bro ufite gahunda ki wowe? Ufite gahunda ki wendi kubwira ko wiyizi? Ufite gahunda ki yo guhereza umuntu service warangiza ukamugora kuri iki kigero kugira ngo iyo service irangire? Kambabwire mwa abanyamakuru, ufite gahunda yihe yo guhereza umuntu ikiganiro umuciye amafaranga kubera ko we ari kurwana na vision yiwe akemera mena akagurisha ibintu byiwe afite? Hari n'abana bayaki wabo, hari umwana ugurisha akagurisha itungo yari afite kubera ko yabonye ko ashobora gukora ibintu bigakunda, ko atereka mbi promoting, yarangiza akaguhereza amafaranga winsakuriza men. Winca mu ijambo bro, winca mu ijambo ndeka mvuge. Kubyumva nyine umva nkubwire, warakara utarakara abikoresha bayarabiguze. Yaguze ibikoresho ariko none niba it's okay arashora men, arashora. Nanjye mfite ibyo mugomba kugira ngo dukorane. Mu gihe nabibonye yarangiza ntankemurire ntame service ngiye namusabye. Men umuntu mukoranye ikintu arangije abonye kizatwika, abonye muko ikiboro mukoze kizabi cyadanje, arangije avuga ati ntago nagutwikira wowe kubera ko ntakuzi, kubera kuri mu ntara wowe ntago ndi bugutwikire men, ntago ndi na gahunda dufitanye men. Ibintu ndi kuvuga murabizi, ibi bintu byarambabaje men. Kankubwire ngiye nahamagaye umuntu ndabwa nti none bimeze bite ko boro abantu bari kuyimbaza cyane ko imihanda yabaye danje, ko boro yabaye ya danje, bimeze bite dutwike men? Nzigo ni ibintu bimfitiye inyungu nawe biramugirira inyungu. Yes, ndabashimiye wowe wakoze subscribe kuri Bintu TV Show. Ni iby'agaciro kanini cyane kuba warakunze umuyoboro wacu. Uyu munsi twakiye umuyobozi ukomeye cyane, Professor Kavuna. Amaze iminsi ari guhana abantu bagiye batandukanye, ariko ejo bundi yahanywe umuntu byari bimukozeho cyane. Icyo ni cyane
ngo amusore we ejo naramuhanye ariko ngo mwarahuye ngo yarakwishe ngo yarakwishe yanjye twarahuye arambwira ati bro wanzizaga ikimeni kuki mugira umutima mubi ariko men nabandi please narapfukamye iyo video ndaza kuyiguhana ndabitsa ahantu Nyishyireho. uyishyireho ndabyemeye narapfukamye nabandi uwo kagira Imana we ndagusabye mbabarira nukuri nta mutima mubi ariko n'umwana mwiza shaho Kavu ejo bundi waramamagaye tudatinze mu magambo menshi waramamagaye numva ufite agahinda bimeze bite amakuru yawe muri iyi minsi ko mbona wowe utameze neza byagenze ute men ni ibibazo ako bintu bisobanuye iki bintu ariko ubundi umuntu abantu okay byumvikanye byabaye ibintu ubwo ni ibintu ariko ukunda ibintu uri kwihuta oya ariko aho ngaho ushyizemo iserereza nkunda ibintu mwana gusa ariko ibintu ni abantu nibo Unavuze bagira ibintu cyane cyane abantu beza b'inzobe nibo bagira sigaye ndi kuba inzobe warabibonye Kavu nawe se ugira ibintu baguhaye ku bintu ende so si ibyo ujye ubifataho Kavu hari undi ujye ubifataho amagana ibishego men mfite imishiha ako mfite umushiha muri iyi minsi ejo naraguhamagaye numva uri kunyitaba utanyitaba hwaye turi gupfa iki mwana Kavu men we nta kintu turi gupfa ariko bagenzi bawe dufite ibyo dupfa suranyaka ikiganiro ngo nguce amafaranga se man mwabaye mute gute mwabaye mute man gute ukuyemo na rinete abanyamakuru ariko buretse abanyamakuru buriya rero abanyamakuru barenganya ntabwo ari njye nyine ufite iki kibazo ariko nshobora kuba ari njye nyine uje kuri kamera nkakivuga Kavuna mwabaye mute Kavuna umva nkubwire abanyamakuru bose si kimwe hari abanyamakuru beza hari n'abanyamakuru babi hari abanyamakuru batarazamuka ngo babe babi hari n'abanyamakuru bazamutse babaye babi none se Kavu byagenze ute ko nawe wamugeje numva ngo urashaka ikiganiro gitaraganya byagenze ute oya men mfite man kamubwire bro hari ibintu birenga umuntu hari ibintu bikurenga ukumva men uziko simbizi Imana ize kuntiza imbaraga ikiganiro kirangire sibyo byagenze ute se Kavu ako kamubwire hari kuki muri abana babi kuki mwahindutse kuki ese murashaka ko ibi bintu mushaka kuyobora ibintu simbivuye gute mushaka kubijyana mu wuhe murongo man ibintu mushaka kubikora gute mufite gahunda bwoko ki man bro ufite gahunda ki wowe ufite gahunda ki wendi kubwira ko wiyizi ufite gahunda ki yo guhereza umuntu service warangiza ukamugora kuri iki kigero kugira ngo iyo service irangire kambabwire mwa abanyamakuru ufite gahunda yihe yo guhereza umuntu ikiganiro umuciye amafaranga kubera ko we ari kurwana na vision yiwe akemera mena akagurisha ibintu byiwe afite hari n'abana bayaki wabo hari umwana ugurisha akagurisha itungo yari afite kubera ko yabonye ko ashobora gukora ibintu bigakunda ko atereka mbi promoting yarangiza akaguhereza amafaranga winsakuriza men winca mu ijambo bro winca mu ijambo ndeka mvuge kubyumva nyine umva nkubwire warakara utarakara abikoresha abayarabiguze yaguze ibikoresho ariko none niba it's okay arashora men arashora nanjye mfite ibyo mugomba kugira ngo dukorane mu gihe nabibonye yarangiza ntankemurire ntame service ngiye namusabye men umuntu mukoranye ikintu arangije abonye kizatwika abonye mukoze ikiboro mukoze kizabi cyadanje arangije avuga ati ntago nagutwikira wowe kubera ko ntakuzi kubera kuri mu ntara we ntago ndi bugutwikire men ntago ndi na gahunda dufitanye men ibintu ndi kuvuga murabizi ibi bintu byarambabaje men kankubwire ngiye nahamagaye umuntu ndabwa nti none bimeze bite ko boro abantu bari kuyimbaza cyane ko imihanda yabaye danje ko boro yabaye ya danje bimeze bite dutwike men nzigo ni ibintu bimfitiye inyungu nawe biramugirira inyungu arangira ambwira ngo nta gahunda dufitanye hejuru y'amafaranga yanjye men mba nashoye ewewe bro man kankubwire ngiye kwiyahura mbivugire hano byanarangiye numva byarangiye numva isi yanyanze numva ikintu nari nteze y'amakiriro ntakigifite kumbwira ngo men turabisiba ntago bihari
none se birasaba iki basi cyagenze ute se kavuga ibiki bigenda bitese erega ngiye ubwo wanshyize mu rujijo ati ngo abanyamakuru barahemutse kandi tuzanga ko ari abanyamakuru beza cyagenze bite muri beza tu hanze inkuru byatangiye bite nta nkuru yatangiye inkuru yarangiye itaratangira uri kumvikana kavuga waje waraka mani kamubwira ndashaka ikiganiro tayari byagenze gute nawe none uzange kubisohora nubona bizatwika uzange upfe kumama akantu gato nitahire nkuko ahandi byagenze umeme utuntu duto nka dutatu nitahire sibyo wensakuriza wimbaza ubusa wowe ikiganiro turakorana ukatemo utuntu nka tubiri cyangwa dutatu ndavano rega nagwa rega ubu ngubu ndabazi mani nago nakorana nawe projet ngo mpave ntacyuyeho sample ibyo byo ni ibintu nushake nubona natwitse ngiye gutwika ikibuga wange kugira ute wange kubisohora nurangiza umbwira uti kugira ngo tubisohore noneho urasabwa amafaranga ya naye ndayashaka nyaguhe nurangiza nabyo wange kubisohora mani muri babi muri inyamaswa muri abagome nta n'umutima mugira meni aba bana muri kurya aba bana muri kumaramo muri kwirisha imitima meni mufite ikihe kibazo ubundi itangazamakuru mwararyishe mwararirangije dore ibintu byapfuye aho buri wese asigaye abyuka kumva muri we yaba umunyamakuru yarangiza kubera ko abyigengaho nta mategeko amureba ntaki akabikora mu buryo ashaka meni muri abantu badanje ariko ibyo bintu ntimukabikore gutyo bintu nawe niwumva wakuze ku buryo uzajya uryamira utwana ugafata utwana ukicaza hasi ugakubita uko ubonye bro ikibazo wagize tubirengaho twigire ku bindi se oya ibintu bigomba kujya hanze kabivuga kuko hari abanyamakuru bakwiye gukosorwa nagura umunyamakuru barakosorwa nabande erega n'amagambo y'abantu babakosora namukosora ese umuntu wamaze kwiyumva witeretse wigize umwami akigira kinga akavuga ati ngewe nzakora ibintu uko mbishaka ni umwami ku giti cye kubera ko afite abo yica n'abakiza ubwo ni umwami yishe bangahe tubabareze umuntu apfa mu buryo bwinshi hari ukwica kariyeri murazizi kariyeri zapfuye nyinshi ntaza kurondora hano hari ukwica abantu mu buryo bw'amarangamutima buriya rero iyo uri kuvuga umuntu ntitumenye ngo ese ninde ukwiye gukosoka ubundi tumuvuge se tumuvuge nyuma byajya hanze kuko ngewe n'ubwo ngewe birananunguye rwose biranunguye ko mu banyamakuru tugira bikorera harimo Sabi urumva aramaze undi hakazamo Eminyawe nawe aramaze undi hakazamo Benjamin nawe aramaze undi gukorera hano hakazamo undi ni uwuhera hakazamo n'abandi bakora kuri Afri Maxime n'abandi bose hakazamo na MIE nawe aramaze undi nubona waramaze nyine aramaze tu hakazamo Baba aba bose rero baramaze icyo nzi nuko muri babi namwe mubizi ku mitima yanyu sibyo gute nese kumentioning umuntu wawe biremewe burya ngewe sanga kari imbuga gari ni nshaka kuvuga Irene muvuge ni nshaka kuvuga undi nawe muvuge nshaka kuvuga Sabe muvuge nshaka kuvuga nde muvuge babyuke bayiboroka kugira ngo uzabyemere bakuripotinga ari bane cyarimwe cyangwa batanu amacano y'ibihumbi magana ngaye cya miliyoni aguhurira ure ibintu bikubaho sha rero wowe reka nkubwire nutazana mama nyanga nawe muri ibi bintu sha urarangire ejo bundi erega buri kibazo cyabwe dukoresha ukuri se kwakijije nde kwafashije ndiki ukuri kumaze iki wakubonye he ushaka kuzabambwa nka Yesu se ubundi amafaranga yawe bakuriye akakuboza ntihanga ariko sha wajye ubyihorera ese reka nkubaze uvuze uti bro nshaka ko dukorana iki kintu nkakubwira kugira ngo dukorane iki kintu birakostinga amafaranga ya nayo tuvuge ni 50 sibyo 50 iyo ni make kuvuga ati none nge ntabwo nshaka ko dukorana one day ndashaka ko tubigira man ibintu binini kubera ko kariye ngewe rwose kankubwire niba se imaze kubona amafaranga runaka turutse muri content kubera iki ntayashoramo ngo bikomeze bi growing up kubera iki ntasinyira desa ngo mite nzitero zose nze nziguhereza ndumva hari umuntu uri kumeshuninga n'ubwo hanze kumuvuga hano ngewe nk'umutima wumva
abanyamakuru bavugwa hano mu Rwanda bakora ibyo bintu abenshi barabazi. uzi bande babikora kandi wowe iki gicano baragisiba kandi wowe baragufunga Ndi mfunga nawe mfunga kuko ngewe ndi mu gihugu kigenwa n'amategeko nawe mvuze ndavuze ngo baragufungira ca Mabure ni wowe wowe Mabure wowe nutaza n'ubwenge bwinshi muri ibi bintu birakubaho nese ubu nanjye ko ngiye kuba kana kabi cyangwa mbyihorere aho ndi ibintu wabyiho wenda wikirwa unamuvuga turavuga impande n'impande yego ariko uri buze gukurikiye kino kiganiro arumva abo yagize ute turi gushaka kuvuga buriya hari ukuntu umuntu ahera yubaka ikintu yego ukubaka ikintu baguca intege yego mu bantu benshi cyane bagira ibintu byinshi bibababaza yego cyangwa imbogamizi bahuye nazo hari stress umuntu aba arahuye nayo yego urumva hari ibintu byinshi aba yaragiye akora yego hari imbogamizi nyinshi aba yagiye ahura nazo zigiye zitandukanye muri kariyeri cyane cyane y'itangazamakuru gusa nkubwire ko njye nagiye gusaba umuntu ikiganiro akambwira ngo uzigeza kuki we urumva ku gacano kawe gafite 15,000 naragiye gukorera kuri MIE nagiye gukorera kwa Sabe ubwo ndazi nitereka kuri aho kuri izo views eshanu nta bindi yakubwiye ntabwo yigeze akubwira ko se ngo isura bitazacuruza ntigeze ko yasembwa iryo jwi rya ntabwo rizacuruza ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe umuntu aza kuvuga ngo wowe bogare urimbwa uri imbesire bogare uri igicucu nta hantu ugira uba nta hantu ufite nta kintu ukora umuntu akaza kuvuga ngo Mobi uri igicucu uri ingegera Mucunyi uri imbwa wowe nta kintu maze nta kintu uvuga kizima Musinga uri igicucu wowe waranazimye akaza ati professeur wowe uri imbesire nta kintu maze nukwiri gukinira ku bantu gusa gukinira ku mahiti y'abantu uri imbwa uri ingegera nta kintu maze ibyo ngibyo ni ibintu nyine biraho tu kubera ko ni challenge ugomba kuzinyuramo azwa ngo busa abantu babwiye Bruce Melody biriya byose ngo usa nabi ngo ntajwi ngo ntaki ntago ibyo ngibyo byatumye ataba successful ibyo rero biroroshye kubera ko aho ngaho wenda umuntu ashaka kuba kwangije nawe baguciye intege nk'uko wari ubivuze it's okay none se kuki bo baguca intege aho ukica intege nimba umuntu agusapotinze akaguha ikiganiro akabona wewe ukeneye gutera imbere bati noneho iki kiganiro reka nyiguhe nimara kukiguha ugende gishyire ku ma platform yawe biraba ibintu byiza biratuma platform zawe zizamuka umva atari ibintu byiza ako ubwo bwenge mu bukurahe wa Mukaritasi uri kumereza ikiganiro twako ntago ari wowe ndi kubwira kankubwira uwo Mukaritasi mugenzi wawe uri kuvuganira sibyo wa Muginga we wa Mukaritasi we wowe wagatwe kabire kambivuge ugiye kumereza ikiganiro ngo ngende nyishyire kuri platform zanje iyo ari kuri platform yanjye nari kwica ari wanje nanjye nkabivuga ni impano nyagiye yazamuye zingahe zirihe zinyereke zivuge mbarika nkubwire nabahanzi yazamuye bande barihe inde nande barihe ntago nzi uri kuvuga uwo ndi kumva wagira ngo inde nande barihe yazamuye barihe barihe bari gukorera he bari gukora ibiki impano yazamuye zirihe ziri gukora iki zisaha zirihe zibayeho zite zitunzwe n'iki hari numwe muzi uko abayeho sibabaye abayede bose sibabaye inzererezi ko mwamaze kuzamura ayi izamurire nyabo akora nje sindi kumva kuntu umuntu yifata kamera agagura igikoresho urumva amara kugura igikoresho akagura mic akihiringa akiga amashuri ye akiga iki wowe yaguha n'ubwo bufasha nushake kubushima uko ubuhe samo ngo yafatse amafaranga ubufasha bw'amafaranga namuhaye se yanjye nibwo bufasha uri kubwira yampaye nje namuhaye amafaranga bihinduka ubufasha mpaye amafaranga ahwanye urumva nibyo yaguhaye ahubwo we vuga uti kubera ko nta kontara ayo mafaranga akora ko wayazanye kashi kubera ko nta message ufite uyampa nta n'uruvugiro unafite nta n'uruvugiro nje mfite kubera ko amafaranga sinayatanze kuri phone ngo nerekana message sibyo natanze kashi kubera ko wenda nta masezerano hari y'ibyo bintu
ntabwo nshobotse nyine noneho ngiye kuba mubi sinshobotse guhera aka kanya ariko mbere nari nshobotse Ejo nagiye kuri platform yego usanga ari abandi bakobwa bakwatatse nyine yego ariko kwataka mm. urumva yego weho tuvuge ko warebye neza ubona n'abakobwa se wongwe warebye neza ubona n'abakobwa ndabizi vuga indaya hari indaya imihirimbiri imbesire zidafite umuco man ibintu by'ibigoryi utamenya ubwoko ibintu ntibyaza ngo bikubwire ngo nshaka ko dukorana mu buryo kugira tuzamuke ahubwo ihangane tukuvuge nabi kugira twibonere views men ntago nzi gutukana ariko nanabikora hano nta ndaya tugira hari izo wabonye hano se uzazizane n'uzizana uzabazanye indaya uzambwire nzi kurangira uzizana uzibaze neza ibintu zikora sibyo zigusobanurira izo ngizo wari uvuze zirwa zitukana okay ni abakobwa bakowe ariko je sinzi impamvu buriya uvuge n'ikindi kigabo se buracyo ni ikigabora ni igiki indi mbesire y'urutwe rubi y'amabinga mabi men uruntu rungana kuriye simani nka ruraruntu rubayeho rute gufata umuntu w'umwana ugashaka kumuzamukira we bro ari amagambo yo yavuze ntago babimbonaho ahubwo we bari kunyuzamo kandi ikindi mbarabure nakomora nabizi apo nako muri mujye muntuka mwibonere views mwanjegeramo none se ushatse ko bari abakobwa naho muziranye kuba tuziranye se bikuriye he no mbese wavuze n'indaya ubundi indaya bimeze okay ntago mbizi ijambo indaya urakizi gukosa bibaho umuntu akikosora mu mbabarire mvuze nabi sibyo it's okay nyine indaya biranzwe nta ndaya navuze buriya rero ufite depression yego ukeneye gusanga muganga akareba ko nkingeho nkingureho cyangwa nk'urutuntu tw'utumaninyeri twa mawashi ucyumva ibizunga ingumi ya gatatu kaba wayiriye ukiri kubona ibikezi ushatse ngo aramutse aciyeho n'imodoka wayikereye inde uri kuvuga ahubwo namugongesha ikamyo sigira wese arayigira iyo modoka uri kuvuga Imana ishimwe yateye imbere shani niyo mpamvu bashaka gutsikamira abandi basyonyore shyira hasi icukize uri mu bwami bwawe igihugu se ni icyaso okay kamba kana keza sibyo mani reka mba kana keza buriya kabona uwaguharabika ubundi akakureka nimba ushaka kuzamuka kuko ndumva ukeneye kuganirizwa ukeneye kuganirizwa ukaganiriza iwawe ugasura muganga abo nishyuye ngo banganirize sinababonye ibyo bankora ni kuri amuganiriza abantu ze kandi numvaga ngiye guhura n'umuntu wa danje agomba kugira ibintu amfasha kariyeri yanjye ikazamuka ikavamwe ikagera ahandi abantu bose si kimwe urumva yego yabonye indwara yawe atayishobora ukeneye undi muganga wakipfira se ngwenda nkaberereka upfa ni wo muti urabona ari wo wakemura ibibazo naberereka nkatanga amahoro kugira nzi kuba isereri hano ariko ubundi kankubaza ubundi ukeneye kwiga kuki abantu bagira ishyari ahubwo wowe kuki ufite ishyari mfitiye ndi ishyari ubu si ishyari rirenze kuba ishyari rirenze kuba buretse ishyari rirenze uretse mubwire kuza ngaha uje kunyaka ikiganiro ukaza guharabika umuntu urumva ari sawa okay ukatemo utuntu twanjye tubiri ntitware ntuzajya uploading siko mumeze se mwese si muri bamwe si wo murongo se ukeneye iterambere nutaba umwana mubi suzi ngo uzatera imbere njye nzakora uko biri ibyanga batanu bazareba batandatu bareba ariko nutaba ingona ngo ube inyamaswa nka bagenzi bawe nta terambere mbonye ushatse ko abateye imbere bose ari inyamaswa harya n'ibandi bateye imbere batarizo ubu ntabwo bateye imbere none babyemera se baretse se nkatera imbere nanjye nkiberayo ahubwo niko tubona inyamaswa wowe ubaye inyamaswa reba simwe muri kuncura se simwe muri kunkora shani mu nkore mu nkanyage mu nzirike mu nkomeze nimara kuba neza nk'uruko indi ikintu cy'ikibuye buriya uwo nzagwaho abura
buriya imbaraga zirakora, yego imbaraga ni abantu. imbaraga ni abantu ariko bato baciriritse. Impamvu imbaraga ari abantu, nimba hari umwana witwa Olivier, indirimbo yigeze gusohora bita amusura imbanza, warayumva? yego ndamuzi cyane, n'umushuti wanjye ndamwemera cyane. iriya ndirimbo urebye uburyo yayikoze, mbese kavuga njyewe nabonye ugenda ushwana n'abantu benshi, hari wa muhungu ngo ni ijana, hari bari abakobwa. Shadow Max ningegera mureke, ni umuntu wishwe n'ishyari, wishwe na depression, ntago nzi ibibazo yahuye nabyo ku buryo ako kavuga kamamagare abo bakobwa, urumva, kuko wasanga ikibazo ari we. okay, nako n'ubundi n'icyo kibazo tu njye ndi ikibazo cyane. Allo, njye nitwa Benjamin, ndi mu kiganiro ndi kumwe na Kavuna. Kavuna ambwiye ko mutaziranye bite? Yaguhemukiye iki ku buryo ngo wajya hanze ukamwandagaza? Byagenze ute? Nyine byagenze ute? We Kavuna turi kumwe? Mani wareka wandika mani, ntukajya unzana mu matiko, ibigoryi bitagira umuco, ibintu bitarezwe, ibintu ushobora urambye ngo ni indaya zirwa zikwata. It's okay. N'umwari w'u Rwanda. Mwakuye iki? Mwari we. Sida. Mwapfuye iki? Ya? Maye nka data. None se niweho Dina? Niweho Dina? Icyo ni kigenzi ki? None se wamufashije weho uri umugabo we? Wewe umufasha uri umugabo we? Muziho iki? Muziho amabi menshi. Amabi menshi? Ayahe mabi? Aha, muntu wese ni menshi cyane, nyine ni ibintu bitari byiza byinshi. Yaragusabye uramwima? Oya. Byagenze ute kumba mbona ibintu bitameze neza? Ambwiye ati ngo hari abantu baba bamugendaho impande n'impande, bimeze bite? Byagenze ute kugira ngo ufate uriya mwanzuro wo gukora biriya bintu? Bamugendaho gute se yajya akemura ibibazo afitanye nabo, akareba ko baramukomeza kumugendaho? Ikibazo mufitanye ni ikihe? Ikibazo dufitanye nyine nawe niba ukurikirana ibintu byanjye uracyumva nyine. Ntabwo nkurikirana ibintu byawe, nuko naciye kuri ankawuti ya Kavuna kuko yawe sinayizi, mbona muri guhangana. Okay, njye naramusabye aranyima. Niwe wamusabye arakwima? Yego, njye se yari nayo ugiye kunsaba nkamwima gute? Namwima ndi kumwimira iki? Waramusabye arakwima? Iyo ngo sha Kavuna, ibyo bintu uri kubyumva ute? Ngaho nyine dusoza ikiganiro. Oya, nta gusoza ikiganiro nyine. Oya, mbwirire anyimira iki yazampa bari kunyima kubera iki? Ntukajya unsakuriza ayo mukobwa. Muvugane basi we. Akanambabari mujye mumvana mu bintu nk'ibi. Nta nubwo nyikeneye kuvugana nawe saha izi ngewe. None se Dina? Ndakumva. Wamusabye iki? Namusabye iki? Urumva namusabye iki se afite icyo ahubwo? Dina. Washatse content ukora ukamvana mu bintu byawe, ukamvana mu kanwa kawe ukagira Imana. Narakubwiye ntisinkeneye kuzongera kuvugana nawe ukundi, nta nkeneye no kumva ijwi ryawe. Ahubwo sinzi n'ikintu kimpuje nawe, sinzi. Niba udakeneye ijwi ryanjye se kuki ukoresha izina ryanjye mu bintu byawe? Wajya ukora ibintu byawe mu buryo bwawe, washatse content ko umaze kuba umusitari.
content ndayifite ahubwo ni wowe uri kuntwarira umwanya bitewe n'amabi yawe. Urabizi ibintu byinshi twagiye dupfa kuba kuba waranansenyeye urugo byose urabizi. reka ibyo bintu reka ntuzongere kuvuga ngo nagusenyeye urugo, wowe nta mugabo utaguta, narabikubwiye inshuro nyinshi, nabisubiyemo kenshi. Kuba rero umugabo yaragutaye ari umugabo wawe, ntabwo ari ngombwa ngo haboneke umuntu ibyo bintu byegeye kwaho. Uri kubinshyiraho njye navuganye nawe, nziranye nawe. Urabizi ko kugira nsenye urugo rwanjye ko nawe wabigizemo uruhare, ni wowe wa mbere wabigizemo uruhare, urabizi byose. Iyo uza sawa nyine nararusenya, uzagenda unde kuvuge ngo nagusenyeye urugo, uzane n'ibimenyetso, niba mbishinjwe nimpanwa nta kibazo, ariko umvane mu kanwa kawe ushaka ibintu ukora, kwirwa untuka. Cyangwa se hari n'ikindi kintu gishoboka, sinkubujije gutera imbere, wowe ko rutera imbere sibyo, ariko noneho mu bintu uvuga n'ibyo bigambo uvuga, we gushyiramo ababyeyi, we gushyiramo imyanya y'ibanga sibyo. Nushaka uruhuka ibindi byose ushaka, ariko ibyo nawe niba uri umuntu muzima, uri umubyeyi, ufite iwanyu, ufite abantu mu bantu, unyura hehe ubundi kankubaza ikibazo? N'ubundi warabikoze nyine byararangiye, nta muntu ukimvugisha, imiryango yamvuyeho, inshuti zarandetse, nta muntu n'umwe nkifite wo kuvugana nawe. Ariko kubera ko nyine warangije kumpemukira cyane bikambabaza gutya, nta n'umuntu ukimvugisha mu nzira aho bantera n'amabuye, nzagutuka ku buryo uzaza kunsaba imbabazi. None se Dina ko numva bagiye kugutwara muri RIB, kandi umukuru wa RIB nawe akaba yatangaje ati abantu muri kwandagaza abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye kuba babahana. Wewe urabyumva ute kuba nawe mu bihano urahabwa bishobora kuba byagushyika? RIB se ntiyangejejemo se, yabonye ndamaramo igihe kingana iki, nzajyamo ariko nzavamo. Baranagufunze, bagufungiye he Dina? Gereza sawa ziri urahayobewe mbere uko urumbazi iyo bamfungiye. Dina, ndakumva. Ariko rero RIB yabahagurukiye, mushaka mukura amaboko mufuka mukore. Irahaguruka, natwe twahagurutse turi gukora, none ntabwo twicaye. Aha, ngagira ikintu utangariza abakunzi banjye, nicyo wabwira Kavuna? Ntagire icyo ambwira, ariko agomba kukubwira. Ntacyo ngikeneye kumubwira, ibibazo mfitanye nawe nakangari, nta nubwo yanabikemura ngo bizashoboke. Noneho ni iki yakora kugira ngo bikemuke? Igiki? Ni iki yakora kugira ngo bikemuke byose bijye ku murongo? Oya mwihorere, nzikorera utuntu twanjye, nta mpamvu yo kugira ngo njye mwinginge. Ese ubwo Dina, mu gitondo tubyutse tugasanga yapfuye, twabibazana? Nose murambaza umurambo we mbana nawe njyewe? Nose biramutse bibaye bite n'amagambo uri kuvuga ngo aramutse abyutse yapfuye, ntitwavuga ko wamuroze? Okay, nabwo mupimye mukansangana uburozi, mugasanga haraho nahuriye nawe, ntacyo nakwemera uwo murambo we nakukimbura. Harya Dina, ndakumva. harya uwize kuroga ryari? Nge ntabwo ndoga uwo mugome ni unterane kugira umutima mubi, ubundi ndi n'umuntu usenga mw'abantu mwe. Ariko jya unabitekerezaho. Kuroga se? Ariko mbaye ndaroga Kavuna nabikora. Wabitekerejeho ariko? Oya, ubwo mbonye umuntu binyigisha nabikora. Wabikora? Kuba RIB iri kurwanya bino bintu uri kubivugaho iki weho noneho? Oya, nibirwanya, ariko rero hari abantu tuvugisha ukuri. Izarwanya batavugisha ukuri, two tuvugisha ukuri tuzirenganura. Muri make bwo yagusenyeye urugo. Ni ibintu byinshi mana yanjye, ntabwo nabivuga ngo mbirangize, mbivuze bwahera mu gitondo bukageza n'ejo bundi. Umugabo wawe uragenda iki? Umugabo wawe ngo ati iki se? Oya, wimumbazaho, we ntabwo mba nkeneye kubivugaho mana yanjye, udatuma nibuka azura ako nabikije. Dina, ndashaka kuzaguhamagara tugakorana ikiganiro uri kumwe na Kavuna tukareba. Ndi kumwe nawe. Namubagira ku kiganiro ahubwo. Nugira amahirwe yo kongera kumbonesha imboni z'amaso. Nanjye sinkikeneye kukubona, ahubwo n'umuntu mpuje nawe, buriya nawe namuhindura umwanzi. Uwe njyewe? Ngende umunyamakuru. Ese Kavu, abantu bose ko ndaba baguhemukiye bite? Halo? Washyitse? Nose ko nakuye mukomeze kuri NPD? Yego. Ni sawa.
ngo bimeze bite wowe na Kavuna ibintu byanyu ibijyanye n'iki hano turi kuri kamera aha turi kuri oya nta kiganiro ariko abakobwa ndashaka ko bikemuka oya ariko guma ahangaha icara ahangaha icara ahangaha itonde reka ibintu bive mu nzira ariko se harya wowe kuhamagara urinde njye ndi umunyamakuru umunyamakuru ariko njye hari ibyo bise wowe uri umukobwa uri umworo muri iki uri umushumba umbaza ngo ndinde uri umushumba ndi umukobwa nyewe nanjyewe kuvugisha ndi umunyamakuru uretse Kavuna uretse oya uretse ndashaka ibintu bikemuka ntizongere no kubibona ribu yabihagurukiye turashaka ko bicika bimeze bite ntari bimeze neza none Kavuna byagenze ute weho ko numva ngo Dina yamutwariye umugabo we yagutwariye iki noneho ubundi kankubwire ikintu mfa na Kavuna ahubwo manze nakubwira niba nari kumwe nawe umubwiranya anyuna mu cyo azongera gukora video avuga misi myanya azaba akeneye gupfa pe ubusubyutse ugasanga yapfuye byagenda utera umubwiranye namukeho umuntu ikintu twapfuye nawe ubyumve yaragiye asenyera Dina yamusenyeye ate bivuge wambese yamusenyeye gute nyine bwo kubwira abantu bivuge mujye mureka kwirwa muza muvuga ibintu byose mubonye namusenyeye ngo muri gushaka content ngo muba abastari ariko ibi bintu ribu yabihagurukiye murakubyumva ute Kavuna buriya ariko ubwo sinari sana afite ndi kumwumva ari kuvuga rega nta n'isana afite mani wakupa abashenzi mani none ngagire ubutumwa uha Kavuna nyine nta butumwa bwe nkeneye jewe ubutumwa ndi kumuha nuko yanyunamukaho umva nkubwire bro rukumva jewe ikintu nazize nuko nagiye muri video Dina yakoze noneho ndabizira umutipe aragenda nkora video ari kuntuka yari ari kuntuka yagututse ngo iki iyo wakoze wavuze ngo iki wamututse ngo iki wagutuka ngo iki namututse mbere yuko mbona nshinzeho hatangiye yagushinzeho gute nyine yagututse gute ahubwo yanshakaga hirya yagututse ngo iki kugira ngo n'abantu bankurikiye babibone ko yagututse koko yaranutse hajya ngo ni ikigoryi n'ibiki Imana yavuze amagambo menshi ukumva afite ikintu cyo kuvugira yes ngo hari umuntu mwanya ngo ndi gushaka ngo njyane kugushaka kuzamukiraho nakangubaze ntibatwara gukorera agatura abakozi bawe yarabambuye se ntabwo yatwambuye ahubwo yasize nimba ari ibizimu byagufashe nimba ari ibiki wagira ntiyuzuye ahubwo anyuna mu shoda rumugire inama wa munyamakuru none se ko numva ngo Dina ngo yaramusabye aramwima ngarangije aramusenyera kandi Dina ari we wari wamusabye yamusenye gute kandi ari Dina wamusabye no ibyo byabaye mbere ibyo byabaye nyuma yo kumusenyera Dina aramusaba Dina aramusaba kubera ko yari yamusenye aravuga ati ubundi umugabo wanjye ntabwo tukiri kumwe ya mu cyimbo cye aramusaba nimba Dina niba yaratangiye Kavuna yereka Dina yuko amwiyumvamo aramusaba yamusabye iki Dina nawe ajya harashuha abiva umugabo waramureka yamusabye iki none se yanze kujya mu cyimbo cy'umugabo wa Dina biramurakaza kandi nawe wari wamusenyeye yes reka ngushimire kandi urakoze kuduha aya makuru umva myanya ngo ninde Kavuna uragaze iki buriya nkawe ngeze aho ngaho uri kugorwa na rumena misi we umva nkubwira akantu kazima aha dore mumaze kuba abastari sibyo rwose pe ndanabubaha muzi gushakisha izina mu buryo bwose bushoboka sibyo ariko ikintu nakubwira kizima mushakaga content nimunashaka abantu babasapotinga muzavuge nabo muzababona ceceka ujye kuri account yanjye niba hari video yawe na views igihumbi we izo video niko zitagira hari igira views we mahezo hasoni video zawe hari views zigira ko kuri ariko tuzi uretse ariko none se niba uguteye umujinya ngo ntago ari umuntu wo kuvugana nawe nta diri irimo mani ariko reka tumuvugishe nta vize igihumbi agira umva nkubwire ko
ndakubuza niba ushaka kumbaza n'umwaka ugashira mbaza nkubwire uri kumva ariko ngo yarazimye uvaho ngaho umubwira nyiramukeho kabona mu buzima mu bantu ngwe kabona ariko kumva nakubwire unyuramukeho reka kunamukeho mugenzi wawe sindi mushiki mwese mwenya nta mwana wawe mkwita ku buryo uri kunyirukaho kugira ngo umwana wawe no yateye inda Dina niyo mpamvu urakumbaza ngo iki yamuteye inda nkanda yamuteye bararyamanye se ko yabyanze yarabyanze akavuna yigize ashwi kanumva mwahubwo mwe mwamwibasiriye twamwibasiriye dutese hako ntabwo uri kumva ikibazo cyanjye nawe ndacyumva rwose umva nkubwire ngo ikibazo cyanjye ndabashaka kuri kamera icyo kibazo tukakivuganaho turebana n'abantu bankurikiye bakabyumva inde mwebwe njyewe nkaza kuri kamera bise yaramutse ushize ahantu njyana akavuna turahurira waba ushaka gucura imirambo hari ushaka gucura indembe twatahira mu bitaro njye nawe reka nkushimire hano ni Miss Nyambo Miss we nitwa Miss Nyanya yego bagufollowing Miss Nyanya we sawa ariko ribu yabahagurukiye umva nkubwire nitonde njyewe nta kibazo mfite bro ahubwo njyewe ikibazo mfite ungize uwo mwaka ngo nikavuna ufite gahunda ijana ku ijana ndakwanga Miss Nyanya ndakwanga n'uwakunyegereza abanza ndagukuramo ingoti ufite gahunda yo kubireka ariko akakubwira ndagiraho muri sayisingi zirakorera hasi ugira umugoroba mwiza sawa ngagira icyo ubwira abo bantu baguhemukiye impande nzi hari umuntu wampemukiye urazi ko wari ukwihemukira ahubwo biriya ubwawe yumva utamubwira ni ukuvuga ngo havutse gurupe y'abantu barikusanya abantu bagera muri 4 harimo abakobwa 2 hakiyongeraho urugabo bita Jado Max hakiyongeraho uruhungu bita Olivier rwigana perezida ijwi rya perezida barikuzanya bati uyu mutipe nta kuntu yabaje ngo aje none twebwe turi kureba twarakobotse imyaka runaka ngo bizisaha ngo dore ibintu ari gukora ngo ibiki n'ibiki batangira kunyiha mwokagira imana mwe ubu ko umuntu azakora akantu abantu nabone yikoreye akantu kazima bazamura amashyari umuntu niyaza ngakubwire ngo bro ngo ngiye gupostinga noneho uzonkorera repost ibyo bintu byange ntiyagusaba collaboration ngo byange nta kintu yagusaba ngo kimwime ariko kubera ko turi gukora ibintu bikaba bizima umuntu ishyari ryamwishe ubugambo bwamurenze yarangiza akajya kwiyandarika umuntu w'umugabo urifata akavuga ibintu ufite famille ufite ibintu byinshi wakabaye witaho ufite abantu benshi bari kukureba nibyo barahari ariko suri kubabwira ariko amakuru ngo bakuziza ibi bicupa witwa ukubita abantu iri cupa ko ryabariye iri cupa sha none rirashize dore ndi kugenda ndi kuzima buhoro buhoro kubera icupa riri gushira kavu nyine bajya bambwira ngo urabaserereza njyewe naserereje nde baserereje ngo Irene waramuserereje bura niyo mpamvu cya kiganiro atacyaporodinze cyawe nta zina ry'umunyamakuru navuze hano kuva twatangira ibyo bintu bizakubazwe bizakujye ku mutwe ibyo by'ibiganiro byanjye na Irene ntabyo nzi ntabyo nigeze mvugaho ibyo bintu ni ibyawe abantu benshi barimo kwibaza kuri TikTok bagiye babona ibiganiro wakoreye kwa Irene ko twagiye kuri platform ya Irene tukabibura icyo kibazo niwe wagisubiza kubera ko ntabwo ari neza ninjye wa uploadinga kwa Irene byagenze ute ko mwagiranye ikiganiro kandi abantu bose bazi ko mufitanye ikiganiro byagenze ute none wingarura mu by'imijinya yanjye yashize sibyo uburakari bwashize ntago nshaka kongera ntago nshaka ibintu reactions n'izo zo byagenze bite kira kiganiro wakibonye turi kwa uploadinga ntago nzi ukuntu byagenze nje na ikiganiro nyine ibyo na uploadinze ubwo nibyo na uploadinze ibindi muzabimubaze nawe azababwira impamvu y'icyo kintu uri kumbaza kubera ko simwe editingira simwa uploadingira ntacyo nshinzwe muri team ye ibindi yakoze ubwo ni ubizi imibare yafite uko yayiteye sibyo uko
mani wishaka kungaruramwo ibi bintu bro. byagenze Man, gute nyine wambabariye. kugira ngo ikiganiro cyawe nacya uploading Mani reka wambabariye. umuntu tumwihorere uwo muntu byagenze bite nyine kuba yarakoze ikiganiro mukagikorana nk'uko tugikoranye gutya nacya uploading byagenze bite byatewe n'iki ubundi Mani nkamubwire sibyo, njye ntago nitaye ku kuba ikiganiro kitaraporodinzwe cyangwa byaragenze ute, ariko nyine mana abantu twarahindutse nyine tu, ntago mbizi, ntago nashaka kubivugaho bino bintu, ntago nashaka kubivugaho njye nyine, ubwo ibyo mwabonye n'ibyo mwabonye, ibyo mutabonye nta bihari, ni binini mani, ni binini bro. Iyo bigeze aho umuntu yumva yakiyahura bro, umuntu akubwira ikintu akavuga ati nta gahunda mfitanye nawe, ibyabaye n'ibyo byarabaye, ibindi bitabaye ntago byabaye. Watekereza imbaraga zawe watakaje, watekereza ibyo wasabwe, watekereza buri kintu cyose, watekereza ibyo wigomwe man. Abantu bakora social media, umwana ashobora kugurisha ikintu iwabo, umwana ashobora kwaka amafaranga iwabo, umwana ashobora kwigomwa ikintu kinini cyane yavunikiye kugira ngo atere imbere muri ibi bintu, ariko iyo uje ugafata ibyo bintu byose ugahita ubihindura zeru, wowe ukirira tu. Abanyamakuru murabikora sibyo, murabikora ibyo bintu, ibyo navuze nabivuze byarangiye mani, winsubirishamo ibyo bintu ibihe dukora gusa ntago ari byiza, habe namba. Muzajya abantu muzajya mugenda babona biyahura gake gake, rimwe na rimwe mubona abantu bishoye mu mabifu, rimwe na rimwe mubona abantu batangiye gukora ibintu mu buryo nyine butakabaye bukorwa tu. Kavuna, ubona kugira ngo ibintu bisure uko byahoze hakwiye gukorwa iki mu banyamakuru uba ushinze ibintu byinshi? Nta kintu nzi cyakorwa, gusa nyine ubundi hakabayeho ubumuntu mani, hakabayeho ubumuntu ku mpande zombi. Yagiye gukorera umuntu nawe wenda abikorewe bitagira icyo bimutwara. Ntago ndi umuntu ukuze ku buryo njya kuvuga amagambo ngo yahindura ubuzima, cyangwa na experience mfite mu by'ubuzima wapi, nabayeho mu myaka mikeya nayo banza ntarayibayeho neza, ku buryo naba nyine mfite ibintu runaka nabwira abantu. Nta nubwo nize neza ngo mvuge ngo mfite wenda experience, ariko mugire ikintu cy'ubumuntu basi. Yes, wonda gushimiye wakoze subscribe kuri Buntu TV show, kandi aba naba star tugenda tubazanira bagiye batandukanye, yaba uri hanze y'igihugu mu ntara he hose, tukugezaho umusitari ubukenewe cyane kuri platform zacu. Kavuna, ni ikihe kintu waha abantu badukurikiye, cyangwa n'ubuhe butumwa wabaha bitewe n'imbogamizi abantu benshi bagenda bahura nazo? Cyambere ikintu navuga, social media, abantu mukurikira social media, ndabasabye ntimukajajinge ibintu mubona kuri kamera. Umuntu naza agakora ikintu cy'ubugoryi, muzavuge ko yakoze ikintu cy'ubugoryi, ariko we ntimukamwita ikigoryi, kubera ko ibintu byarahindutse. Zisigaye zikunda social media ibintu bitari seriye, ibintu amatiku, ibiki byose. Mukomeze mukunda ibintu bibe byiza, mushyigikira ikintu kizima, ibintu mubona nyine bifite quality, aba ari byo mushyigikira, kugira ngo wenda natwe ibintu byacu bigiraho biva, bigire naho bigera. Ntimukatugore ngo mudusabe gukora ibintu by'ubugoryi kugira ngo mubikunde. Basi mureka ahubwo dutekereze neza ibintu bizima biri mu bwenge kugira ngo mubikunde. Nicyo nge navuga. Ikindi, ndabakunda cyane, njye abantu banjye ndabakunda cyane. Niyo famiye mfite, ni famiye ya kabiri yongera ku yindi famiye. Urumva nyine nta bintu byinshi mfite nababwira tu.